Yes, nongeye guhereza ikaze nanagusuhuza wowe udukurikirana mu biganiro bya buri munsi bigiye bitandukanye. Ni itangazo ryasohotse kuri uyu wa kabiri tariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025 rivuga ko umusanzu wa mitiweli ushobora kongerwa bibaye confirmed cyangwa se bikaba byakemezwa n'ikigo kitureberera kikanadushyiriraho mitiweli hano mu gihugu cy'u Rwanda. Umuyobozi ushinzwe ibigenerwa abanyamuryango mu rwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB Dr. Regis Hitimana yatangaje ko abanyarwanda bakwiye kwitegura ko mu bihe biri imbere umusanzu w'ubwisungane mu kwivuza batanga uzavugururwa hakagira ikiyongeraho, ariko bikazakorwa nyuma y'umwaka wa mituweli uzatangira muri Nyakanga 2026. Ubwisungane mu kwivuza buzwi nka mituweli bukoreshwa n'abanyarwanda benshi ndetse bwatumye serivisi z'ubuvuzi zigera kuri bose n'ikiguzi cyazo kirahenduka mbese nyine kijya hasi. Inzego z'ubuzima zigaragaza ko umusanzu buri muntu atanga wa 3 cyangwa se 7 ku mwaka utageze kuri 40% by'ikiguzi kigenda iyo ahawe serivisi z'ubuvuzi hakoreshejwe ubwisungane mu kwivuza, kuko hajyamo nkunganire ya leta mbese nyine bashyiramo na nkunganire ya leta. Buri munyarwanda wese akaba afite nyine iyo nkunganire ya leta ku buryo n'ubuvuzi bwiwe abubona nyine bitagoranye, ugasanga byose birakorerwa ku gihe. Umuyobozi ushinzwe ibigenerwa abanyamuryango mu rwego rw'ubwiteganyirize Rwanda RSSB Dr. Regis Hitimana ubwo yari mu kiganiro kubaza bitera kumenya cya RBA kuri uyu wa 9 Gashyantare umwaka w'ibihumbi 2025 yatangaje ko umusanzu wa mituweli abanyarwanda batanga umaze imyaka 14 utavugururwa, nyamara serivisi zishyurwa n'ibiciro byazo byariyongereye mbese nyine byarafashe indi ntera. Ni nyuma y'uko nyine yitabiriye icyo kiganiro akaba agize ibyo atangaza, aho yagize ati iyo nyigo nayo yarakozwe, ariko ubuyobozi mu gushishoza badusaba ko uyu mwaka tugiye gutangira tubiretse, ariko tuzagira umwanya wo kubisobanurira abanyarwanda, ariko batangire bitegure kuko uyu musanzu urebye ibyo ikigega gisabwa ari ukuzamura ibiciro by'ibyo kwishyuraga no kongeramo serivisi nshya. Imyaka ubu ibaye 13 uyu musanzu utavugururwa. Mu mufuka w'umunyarwanda w'icyo gihe imibare yose itwereka ko hari akantu kiyongereyemo nyine, mbese imibare ikomeza kugenda igaragaza ko nyine abanyarwanda nabo bafite aho bageze, mbese batangiye no kwiteza imbere. Imibare igaragaza ko muri 2023 umunyarwanda yinjizaga amadolari ya Amerika 1040 ku mwaka. Dr. Hitimana yavuze ko ingamba zo kongera uyu musanzu zatekerejwe mu gihe cya COVID-19, ariko basanga bitahita bijya mu bikorwa, mbese nyine bitashyirwa mu bikorwa n'abanyarwanda bitewe n'uburyo icyo gihe byari byifashe, bitewe n'uburyo icyo gihe byari bimeze. Aho yagize ati uko rero tugenda twiyubaka tugomba kugira uruhare muri izi gahunda zacu zidufitiye akamaro. Inkunga z'abaterankunga ziragenda zigabanuka, biragaragara ko tugomba kwishakamo ibisubizo natwe. Yasobanuye ko mu mwaka wa mituweli wa 2025-2026 uzatangira muri Nyakanga 2026 abantu bazakomeza gutanga imisanzu isanzwe, ariko bagatangira kwitegura gutanga imisanzu ivuguruye, mbese nyine ya misanzu iri ku murongo ifite ikigamije. Aho yagize ati uyu mwaka rero icyo nabamaraho impungenge, barishyura uko bishyuraga 3 na babandi bishyuraga 7. Nta cyahindutse, batangire bitegure
bayatange hakiri kare, ariko umwaka ukurikiraho bakwitegura ko hari impinduka izaba, ariko iyo mpinduka nayo izakoranwa ubushishozi, nta muntu uzasabwa ikirenze ubushobozi bwe. Icyo nicyo twabizeza, mbese nyine icyo nicyo tugomba no gushyira mu bikorwa. Bazanabimenyeshwa hakiri kare, tugifite hafi umwaka kugira ngo bitegure. Ntekereza ko muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2026 tuzaba twatangiye kubona aho bigana, tugatangira guteguza abantu bari kwishyura ibisanzwe. Bivuze ko bazaba bagifite umwaka wose kugira ngo bitegure, mbese nyine kugira ngo ibyo byose babishyire mu bikorwa, bamenye icyakorwa, noneho ibyo byose nyine batangire babitegure, batangire bavuge ko ibyo byose bishoboka, mbese bagomba no kubishyira ku murongo. Nyuma y'uko rero iri tangazo rigiye hanze, haje no kugenda hasohoka nyine bimwe twakwita nk'aho nyine ari itegeko, cyangwa se bimwe mu bigiye gukorwa nyine kugira ngo ibyo byose bibe byashyirwa mu bikorwa, ndetse bibe byakorwa nyine kugira ngo habeho uko kwiteza imbere, mbese nyine habeho n'uko gushishoza, kugira ngo babanze bakore ibyo byose, babanze banategure nyine ejo hazaza, kugira ngo bakomeze bitegure urugendo rwo kongera no gushyiraho amafaranga no kongera mituweli nyine, kugira ngo abanyarwanda bakomeze babeho neza. Reka nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza, kanda subscribe. Ciao ciao.